nibyo mpora mbabwira ngo kuri interineti haba amafaranga menshi mukagira ngo ndi kubabeshya. Ubu nabazaniye noneho Mi Pass iri gutanga amafaranga nta gishoro bigusabye. Nayo ni ugufunguramo akawunti ubundi ugashyiramo irangamuntu n'isura ubundi bakabisikana ubundi ugatangira kwinjiza amafaranga nta gishoro. Mbibutsa ko iyo Mi Pass iyo yujuje Mi Pass imwe iba ingana n'amadolari 5. Amadolari 5 n'ibihumbi hafi bigera muri 7 gutyo bisatira 8. Kandi wari uzi ko ku munsi wajya ukorera amadolari 20 kuri muri application. Nta gishoro bigusabye ntacyo. Kanze sasa ndaje ngo mbikwereke uburyo uri bubigenze. Wowe icyo ngusaba niho bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, icyo wakora bwa mbere ni ugukora subscribe, ugakanda like, muri comment ukandikamo icyo nazagukorera ubutaha. Bagiye sasa nkwereka uburyo uri bufunguremo account n'uburyo uri verified ugatangira gukora amafaranga. Ukuntu uri bwabigenze rero, uraza hari link ndi bushyire muri description nyine. Iyo link niyo uri buze gukoresha. Njye hano nyifite hano kuri WhatsApp nyine. Hano mfite link kuri hano nashyize kuri umuntu nyine muri description uri buze kugira. Wowe muri description niba utahaze naho munsi hano ukabona handitsemo wowe tuhakanda urahita uyigeraho nyine. Dore ukuntu imeze, dore nuko nakano mberetse. Urahita uyikandaho. Nurangiza utegereze ko ifunguka. Tegereza urihangana nyine igihe gito cyane. Dore ukuntu iri buze imeze sasa. Urahita uza hano ushyiramo email yawe nyine ukoresha. Urahita uza hano hambere, urahita uza ushyiramo email yawe ukoresha nyine hano email yawe. Katurebe iyo dukoresha nyine. Imana dore ngiyi email yacu itugana hano get code. Hano uhita wakanda. Tegereze gatoya. Barahita bakubwira ko code yaje nyine ariko ntabwo barabitubwira. Noneho hano akantu uhita ukora, reba kano kantu kari hano. Aka ngaka uragatambitsa uze ugashyiremo hano biringanire neza niba bikubaza. Iyo tugiye gukora tugatambitsemo twakagejejemo. Hari abagira ngo barebe nyine ko uri umuntu nyine. Ubundi dutegereze gatoya. Ubu code wamaze kuyohereza umuntu ahita agenda irebe kuri email. Tugende turebeyo. Tegereze gato. Dore ngiyi code yaje. Tuzi ufungura nawe tuyisangamo uyikopi. Tuza sori byari bigiye ariko reka nza twongere. Ubundi uhita wandikamo na ya code. Ubundi uhita numara kuyandikamo uhita uza hano wandikemo password nyine yawe. Password ushaka ni urugero. Katwandike ngo wenda medi wenda 3. Iyi niyo password yacu. Uhita uza hano vivuremo hano bisanzwe. Uhita ukanda register nawe. Hano sasa application hano uraba ushoje kwinjira. Urahita uza noneho ukande hano. Ahangaha nyine uhita uzuha kandi ubundi wistaremo uragenda barahita bakujyana mu kwistara application nyine. Mu kwistara application urajya hano kuri Play Store bisanzwe. Mi Pass urandikamo Mi Pass. Dore ngiyi application, dore ngiyi hano. Iyo uri downloading niyi. Numara kuyisoza uwemaze kuyistara sasa urahita ugenda uyifungure.
wifungure bisanzwe. Ukifunga uhita kugira ngo uhite ukanda hano ariho nyine ibyo wemeza, ubundi uhita ukandaho click for enter, urumva, ubundi uhita ukomeza gutya. Reba ya ntuza wakoresheje winjira, email bwandikeho, email nyine ya email twakoresheje, dore ngiyi, dukande next, twandikamo na password. Murayibuka password twanditsemo medi 3 tureka yo twasizemo, ndukwita ukanda login, tegereze. Mwibutsa ko utarakora subscribe nyine muracikanwa ku bintu ku byiza byinshi. None kano kantu nako urongera ugatambitse uzenda ukaringanizemo hano, uraza ugatambitsemo hano neza karinganiremo. Karinganizemo neza bihure. Tukanda ukande login nyine winjire. Ndabona karimo karanga, reka twongere tugashyiremo. Tegereze gato. Sora umuntu arimo aramamagara. Kwinjira byakunze sasa. Hano rero tukanda kuri I don't have a wallet. Utushyiramo password nyine yawe ya ntuza. Tukatwandikemo wenda 1 2 tukanda complete. Hano uhita ukanda hano noneho backup memory phrase. Urangiza urahita uyibona nyine. I understand. Aya magambo barahita baguha amagambo, urumva, aya ngaya urahita uyakopiya ujye kuyabika ahantu runaka nyine. Nusoza kuyabika uhita ugira nyine, uhita ubisoza ubundi wigendere. Yose uyandikemo yose, ubundi uhita ukanda confirm. Hano ukuntu ubigenza rero, urumva, uraza ufate ijambo rya 7 uhita uza uri kopiye hano 1 2 3 4 5 6 7, ubwo ni iri, urumva. Irya 3 1 2 3 ubwo ni iri. Irya 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 uhita wandika iri. Irya 4 ni iri. Irya 11 ni iri. Irya 5 ni iri. Irya 8 ni iri. Irya 6 ni iri. Irya 1 ni iri. Irya 10 ni iri. Irya 2 ni iri. Irya 9 ni iri. Uhita ukanda confirm. Uhita unabisimbuka bino, uzaba ubishyiraho nta kibazo. Uhita ukanda confirm. Uhita wandikamo hano yes, wikomereze. Ubundi utegereze, ubundi winjire. Hano ikintu kiba gisigaye hano sasa, kiba gisigaye ni ukuza ugashyiramo irangamuntu yawe nyine. Hano uraza ukandika igihugu cyawe ubamo, ugahita wandikamo hano last name, izina ryawe rya nyuma ryo kuri ID nyine. Tuvuge n'urugero witwa Iradukunda Fabrice, uhita wandika Fabrice neza uko rimeze ku irangamuntu. Nurangiza hano uhita wandikamo izina rya mbere, tuvuge wenda Iradukunda. Uhita ubisoza. Gender ni male, sibyo? Hano uhita uza ushyiremo
hano uhita uza ushyiremo ifoto yawe y'irangamuntu, hano hambere uhita ushyiramo intuza y'irangamuntu, ifoto ya mbere y'irangamuntu imbere nyine imbere, noneho na hano uhita ufotora inyuma y'irangamuntu. Numara kubisoza uhita uza uvivuremo hano havivure, uhita ukanda next. Numara gukanda next ibyo byose wabyujuje neza, urategereza bagusohoreze intuza KYC yawe. Numara kuyigusohoreza utangira ugikorera amafaranga, umayininga buri munsi, unatumira abantu. No gutumira abantu bituma ubona amafaranga menshi nyine. Sawa kanze nkomeze mberekana ibindi tu. Sasa rero numara gukora KYC wamaze no kuba verified, biriya bintu byose wabyujuje neza, umakinga sure ko ibintu byanyabyo ari byo wujujemo nyine kugira ngo baze kukugira verified. Uzajya ukanda hano kuri ID bahita bakwereka gutya kano kantu nyine gutya, basaba bakwereka bino nyine kano kantu ko bazajya bakwereka. Nurangiza wowe ikintu uzajya ukora, uzajya uza hano buri munsi hano hazajya haba hazajya handitse check in. Hano hazajya haba hari akantu bita check in, kaze nakwereke. Hano ahangaha hazajya haba handitse check in. Buri munsi uzajya uza umayiningi. Nababwiye ko wandibimo iyi si urumva ingana $5, kandi ibyo niko bimeze. Noneho hano uzajya winjiza muri buno buryo. Ubundi buryo nuko uzajya ugira utumira abantu, kubatumira sasa uzajya uza hano gutya. Reba hano handitse ngo invite to earn, hano kano kantu uzajya uzuga kandeho. Urabona ko nutumira abantu 10 ubwo wane mu isi imwe uzaba uyujuje. Ubwo uzaba wujuje angahe? Ibihumbi 8 by'amanyarwanda, 700 angahe? Ubwo $5 uzaba ubonye. Birakora rero. Abantu mushaka kubikora rero, mujye muri description hano hasi ngiye gushyiramo ino link, uyikurikize neza kandi ujye ureba video neza, uyisoze ntugasimbagurike. Bituma ukora ibintu nabo ugasanga biranze, wowe ugiye uvuga ati byanze gutyo. Ukurikiza amategeko neza kandi ujye usoma wumva uko icyo bavuga nyine, kugira ngo utaza kubyica nyine. Sawa, niba ibi video bigufasha nyine, uvuga gukora subscribe, like na comment. Ciao.